Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikirana umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Driving College School TV. Aho tuba tuje kubakosora ikizame kiba cyakozwe kugira turusheho kubona imyitozo ihagije, kugira ngo nitugerwaho tuzabe twarabonye imyitozo ihagije, tuzatsinde ku manota yo hejuru kandi bitatugoye. Ikintu busabwa kugira dukosora ikizame nk'iki, ufata agapapuro, ugafata ikaramu, ukagenda wandika igisozo cya nyacyo, ukaza kureba amanota uragira kuri 20. Ibi nibyo no kwibutsa gukanda subscribe niba utari wayikanda, kugira ngo ikizame cyose dukizeho, kugira ngo isomo ryose dukizeho ujye tubibonera ku gihe. Bibutsa ko amakode ari kuboneka aho waba uri hose mu gihugu, duhita tuyikubonera mu kanya gatoya. Twandikiye kuri 078 935 16 26 tugufashe. Ikindi kintu, mushobora kuba muri gukosora ikizame nk'icyo ukagira ikibazo ukabura umuntu baza, nawe ushobora guhita twandikira kuri iyo nimero mbahaye tukagusobanura biruseho. Tudatinze rero, ikibazo cya mbere cyabajijwe, ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata ikaramu, twatangira. Ikibazo cya mbere cyabaza ngo wakoze impanuka yo mu muhanda, ni kihe cyangombwa polisi ishobora kugusaba kucyerekana? Ukoze impanuka y'imodoka se cyangwa iya moto, uri umuyobozi w'ikinyabiziga, ese ni kihe cyangombwa polisi ziri kukwaka bwa mbere? Mwa bino byangombwa baduhaye baguha ibisubizo bine, ugahitamo igisubizo cya nyacyo. A. Icyemezo cy'iyandikwa ry'ikinyabiziga. B. Uruhusa rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga. C. Uruhushya rw'agateganyo. D. Imikorere y'ikinyabiziga. Ese hano urabona ari ikihe cyangombwa polisi wakoze impanuka ije aho uri? Ese ni ikihe cyangombwa bakubaza mbere mwa bino baguhaye? Ese igisubizo cy'ukuri ni A. Icyemezo cy'iyandikwa y'ikinyabiziga. Ese igisubizo cy'ukuri ni B. Uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga. Ese igisubizo cy'ukuri ni C. Uruhushya rw'agateganyo. Cyangwa igisubizo cy'ukuri ni D. Imikorere y'ikinyabiziga. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko wamaze kwandika igisubizo cya nyacyo ku gapapuro, ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo. Hano igisubizo cy'ukuri ni B. Uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga. Bagomba kukwaka uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga kugira bamenye se uyu muntu wakoze impanuka ubundi yarabyemerewe gutwara. Kuko murabizi hari abantu benshi batwara wenda mu buryo butemewe, murabizi biranahanirwa n'amategeko, wenda badafite ibyangombwa. Niyo mpamvu natwe turi mu nzira yo gushaka ibyangombwa. Ikibazo cya kabiri kirabaza ngo uhuye n'ingorane utwaye ikinyabiziga mu muhanda, ufite ibyerekezo bibiri, ufite ikimenyetso. Ubwo hano ukaba utwaye ikinyabiziga ugahura n'ingorane, wenda ikinyabiziga cyawe kigapfa, kandi uri kugenda mu muhanda w'ibyerekezo bibiri, ariko ukaba ufite ikimenyetso kiburira cya mpande eshatu. Wagishyira mu ntera ingana iki uvuye aho ikinyabiziga cyahagaze? Itegereze neza. Ikinyabiziga wenda kigize ingorane, kirapfuye, kigupfiriyeho, ariko wari ufite iki kimenyetso gikoze mu shusho ya mpande eshatu kiburira. Wagishyira mu ntera ingana iki uvuye aho ikinyabiziga cyagiriye ibyo byago cyangwa se cyahagaze? A. Muri metero 5. B. Muri metero 25. C. Muri metero 45. D. Muri metero 100. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese igisubizo cy'ukuri ni A. Muri metero 5. Ese igisubizo cy'ukuri ni B. Muri metero 25. Ese igisubizo cy'ukuri ni C. Metero 45. Cyangwa igisubizo cy'ukuri ni D. Muri metero 100. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Nkubwira ko, nkwibutsa ko ikibazo kimeze gutya ujye ufata igisubizo, nta kundi kuntu baba bazakikubaza kitari gutya. Niyo mpamvu ugomba guhita ufata kino gisubizo, ukamenya ati niba ikinyabiziga ugize ikibazo bikaba ngombwa kugihagarika nk'ahantu wenda nko mu muhanda, iki cyapa ugifite kiburira cya mpande eshatu, ugishyira mu ntera ingana ite, ukaba uyizi, kuko nta kindi gihe, nta kundi kuntu uba wabisubiza. Uba ugomba guhita ufata igisubizo. Ese igisubizo cy'ukuri ni A. Ese igisubizo cy'ukuri ni B. Ese igisubizo cy'ukuri ni C. Cyangwa se igisubizo cy'ukuri ni D. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
Hano rero igisubizo cy'ukuri ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Igisubizo cy'ukuri ni B. Muri metero 25 uvuye aho ikinyabiziga cyawe cyahagaze. Ikibazo cya gatatu kirabaza ngo amatara ndangacyerekezo agomba kuba agizwe n'ibintu bifashe ku rumuri rumyatsa biringaniye ku buryo bigira umubare utari igiharwe ku mpande z'imbere n'inyuma z'ikinyabiziga. Ayo matara aba afite amabara akurikira: A. Amatara y'imbere aba yera cyangwa ari umuhondo. B. Ay'inyuma aba atukura cyangwa se n'icunga rihishije. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Ay'inyuma aba asa n'icunga rihishije. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese igisubizo cy'ukuri ni A. Amatara y'imbere aba yera cyangwa ari umuhondo. Ese igisubizo cy'ukuri ni B. Ay'inyuma aba atukura cyangwa se n'icunga rihishije. Ese igisubizo cy'ukuri ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri cyangwa igisubizo cy'ukuri ni D. Ay'inyuma aba asa n'icunga rihishije. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Bibutsa ko ngiye kubategurira bitarenze ejo isomo ryerekeye ku matara, kuko ikibazo nk'icyo z'ibintu by'amatara ntabwo wagitinda uhita ubona igisubizo cy'ukuri. Niyo mpamvu muri comment nabonye abantu banyandikiye, kandi ibyo mwanditse muri comment akenshi ni byo bintu mbigisha. Ubwo ni ku matara ngiye gukurikizaho. Hano rero urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese igisubizo cy'ukuri ni A? Ese igisubizo cy'ukuri ni B? Ese igisubizo cy'ukuri ni C cyangwa igisubizo cy'ukuri ni D? Hano rero igisubizo cy'ukuri ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. A yavugaga ngo amatara y'imbere aba yera cyangwa ari umuhondo. B yavugaga ngo ay'inyuma aba atukura cyangwa se n'icunga rihishije. Ndakeka ko wabyanditse ku gapapuro. Ikibazo cya kane kirabaza ngo amahoni y'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri agomba kohereza ijwi ry'injyana imwe rikomeza kandi ridacengera amatwi, ariko ibinyabiziga bikurikira bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'ibivuzwe haruguru. Hakaba hari amahoni yabugenewe ku binyabiziga runaka, ku buryo iyo kivugije ihoni uhita umenya ko hari ikintu kidasanzwe kibaye. Ibyo binyabiziga rero ni ibihe bigira ayo mahoni ridahuye n'ibyo byavuzwe haruguru, igihoni ridasanzwe? A. Ibinyabiziga ndakumirwa. B. Ibinyabiziga bikora ku mihanda. C. Ibinyabiziga bifite ubugari burenze metero 1, metero 2 n'ibice 10. D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. A iravuga ngo ibinyabiziga ndakumirwa. B ikavuga ngo ibinyabiziga bikora ku mihanda. Ubwo kuri D byaba bishatse kuvuga ngo A niyo na B niyo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese igisubizo cy'ukuri ni A? Ese igisubizo cy'ukuri ni B? Ese igisubizo cy'ukuri ni C cyangwa se igisubizo cy'ukuri ni D? Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo. Ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ibinyabiziga ndakumirwa n'ibinyabiziga bikora ku mihanda. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo icyapa kibuza kunyura ku bindi binyabiziga byose uretse ibinyamitende 2 n'amapikipiki afite akanyabiziga ku ruhande gifite ibimenyetso by'amabara akurikira. Tegereze neza usubizanye ubwito. A iravuga ngo umweru n'umukara. B ikavuga ngo mbibutsa ko kwa bino byapa umuntu wese nyeke ko nta muntu ufiteho ikibazo. Hari abantu bakomeje kunyandikira muri comment ngo wazaduteguriye ku byapa, kandi ibyapa namaze kubishyiraho. Ikintu busabwa no kujya kuri YouTube channel yacu Driving College School TV, ukareba ibizame tuba twarashyizeho kera, ukareba amasomo tuba twarashyizeho kera, ubundi ukiga kugira ngo ujyanirane n'abandi. B umutuku n'umukara. C ubururu. D A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ese wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese igisubizo cy'ukuri ni A? Ese igisubizo cy'ukuri ni B? Ese igisubizo cy'ukuri ni C cyangwa igisubizo cy'ukuri ni D? Tegereze neza
usubizanye ubwitonzi, nurangiza igisozo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ndakeka ko wamaze kwandika igisozo cy'ukuri ku gapapuro, ndakeka ko wamaze kugihitamo. Hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni B, umutuku n'umukara. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa n'ubuso bw'ibara rikurikira: A, umukara; B, umweru; C, ubururu; D, umutuku. Ese wowe urabona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Muntu ugifite ibibazo ku bintu bijyanye n'ibyapa, nagushishikariza kujya kuri YouTube channel yacu cyangwa ugatwandikira tukagufasha kugira ngo ujye ugera ku kibazo nk'iki. Buri abantu bize kuri ya somo ry'ibyapa ari kugera ku kibazo nk'iki agahita amenya igisubizo cy'ukuri. Hano ndakeka ko wamaze guhitamo igisozo cy'ukuri. Ese igisozo cy'ukuri ni A, umukara; ese igisozo cy'ukuri ni B, umweru; ese igisozo cy'ukuri ni C, ubururu; cyangwa igisozo cy'ukuri ni D, umutuku? Ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro, ndakeka ko wamaze kugihitamo. Hano rero igisozo cy'ukuri nta kindi ni B, umweru. Mwese murakizi kiriya cyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi, kiba gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko w'umutuku n'ubuso bw'umweru. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira ibikoresho by'ihoni byumvikanira mu ntera ya metero 20. Murabizi hari ukuntu ibinyabiziga biba bigomba kugira amahoni yumvikanira mu ntera runaka. Wenda nk'urugero, bya bimodoka bikora mu mihanda, hari igihe kivugije nk'ihoni, waba uri nko muri metero 100 ugahita wumva igihoni kiravuze cyane, ugahita umenya ko icyo kinyabiziga kije se, cyangwa bitewe n'ibindi binyabiziga bitewe n'ubutumwa biba bishaka gutanga n'imbuzi biba bishaka gutanga, bikaba bifite amahoni agenda yumvikanira mu ntera igiye itandukanye bitewe n'ubushobozi bwabyo, bitewe n'ibyo bashaka kurinda bari gukoresha umuhanda, baba abayobozi cyangwa abanyamaguru. None bari kukubaza ngo nka bino binyabiziga bikurikira ni ikihe noneho kigira ibikoresho by'ihoni byumvikanira mu ntera ya metero 20? A, amapikipiki; B, volomoteri; C, ibinyabiziga bigendeshwa na moteri bidapakiye; D, nta gisozo cy'ukuri kirimo. Iyo bavuze ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo, bibashatse kuvuga ngo A ntabwo ariyo, C ntabwo ariyo, na D ntabwo A ntabwo ariyo, B ntabwo ariyo, na C ntabwo ariyo. Ese hano urabona aho igisozo cy'ukuri ari ikihe? Ese igisozo cy'ukuri ni A, amapikipiki; ese igisozo cy'ukuri ni B, volomoteri; ese igisozo cy'ukuri ni C, ibinyabiziga bigendeshwa na moteri bidapakiye; cyangwa se igisozo cy'ukuri ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozo cya nyacyo ni B, volomoteri nizo zigira ibikoresho by'ihoni byumvikanira mu ntera ingana na metero 20. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo tegereze neza, imirongo y'ingabo z'igihugu zigendera kuri gahunda n'utundi dutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri, iyo bitagishoboka kubona neza muri metero 200, bagaragazwa n'itara ryera imbere, naho inyuma ni itara ry'umutuku. Ariko iyo uburebure bw'iyo mirongo cyangwa bw'utwo dutsiko burenga metero 6, impande zatwo cyangwa zayo zigaragazwa ku buryo bukurikira. Mwese murabizi hari igihe kigera bikaba ngombwa ko hari igihe abantu bagenda mu muhanda bakoze udutsiko. Urugero nk'abanyeshuri kwa kundi baba bagiye mu gikorwa runaka cyateguwe n'ikigo cyangwa ari kuri gahunda ya leta, icyo gikorwa kigiye kuba kubera gahunda ya leta, bikaba ngombwa ko batonda imirongo bakajya nko mu mihanda, ubwo hari ukuntu baba bagomba kugaragazwa, cyangwa se n'udutsiko tw'abanyamaguru. Murabizi nk'iyo abantu bagiye gutabara, ni kugira ngo mbabwire ko hari igihe kigira abantu bakajya mu muhanda pe, ku buryo ibinyabiziga bimwe na bimwe biba byabura n'aho bica, cyangwa se ingabo z'igihugu zigendera kuri gahunda. Ubwo rero hari ukuntu baba bagomba kugaragazwa.
bagaragazwa bate? Bagaragazwa ku buryo bukurikira. Ugiye guhitamo uburyo bwa nyabwo mwa buno bune baduhaye. A, itara rimwe cyangwa menshi yera. B, amatara menshi y'umuhondo. C, amatara menshi asa n'icunga rihishije. D, ibisubizo byose nibyo. Ese bagaragazwa bate? Ese igisubizo cy'ukuri ni A, itara rimwe cyangwa menshi yera. Ese igisubizo cy'ukuri ni B, amatara menshi y'umuhondo. Ese igisubizo cy'ukuri ni C, amatara menshi asa n'icunga rihishije. Cyangwa se igisubizo cy'ukuri ni D, ibisubizo byose nibyo. Ubwo A ikaba ariyo, B ikaba ariyo, na C ikaba ariyo. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo. Ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cya nyacyo rero nta kindi ni D. Ibisubizo by'ukuri, ibisubizo byose nibyo. A niyo, B niyo, na C niyo. Ikibazo cya 9 kirabaza ngo, bibutsa ko ejo ndaba namaze kubategurira isomo ku matara. 9 kirabaza ngo ikibuno busabwa kugenda ugakanda subscribe kugira ikintu cyose dushyizeho mujye muhita mukibonera ku gihe. Bibutsa ko n'amakode ari kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Turagufasha mu gahe gatoya ukaba wabonye kode, tukanayikubikira nawe ari kuyifite, ariko tukanayikubikira kugeza uvuye gukora ikizame. 9 kirabaza ngo amatara ndangambere na ndanganyuma y'imodoka zitarengeje metero 6 z'uburebure na metero 2 z'ubugari habariwemo imitwaro, kandi nta kindi kinyabiziga kiziritseho, ashobora gusimburwa n'amatara yo guhagarara umwanya munini iyo ibyo binyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa munini mu nsisiro bibangikanye ku ruhande rw'umuhanda. Ayo matara arangwa n'amabara akurikira. Ndakeka ko kino kibazo cyumvikana. A, umweru cyangwa umuhondo imbere. B, umutuku cyangwa umuhondo inyuma. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. A iravuga ngo umweru cyangwa umuhondo imbere. B ikavuga ngo umutuku cyangwa umuhondo inyuma. D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ntabwo ariyo, B ntabwo ariyo, na C ntabwo ariyo. Niko kuri D biba bishatse kuvuga. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Murabona ko isomo ryo ku matara rikenewe. Mwebwe mube muhari isaha n'isaha, nshobora kuribashyiriraho, ubundi nk'ibi mukajya mubikora bitabagoye. Ese igisubizo cy'ukuri ni A? Ese igisubizo cy'ukuri ni B? Ese igisubizo cy'ukuri ni C? Cyangwa se igisubizo cy'ukuri ni D? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo. Ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ikibazo cya 10 kirabaza ngo amatara ndangaburumbarare agomba kubonwa nijoro igihe ijoro rikeye n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ya. Hari umuntu uherutse kumbaza se umuyobozi iyo bavuze umuyobozi w'ikinyabiziga hashatse kuba ko wenda ari umuyobozi ukora mu nzego za leta. Nyine bari kwibaza umuyobozi. Bo ndiyo bavuze umuyobozi ni terimi ikoreshwa mu gazeti cyangwa yano mategeko y'umuhanda turi kwiga. Ariko iyo bavuze umuyobozi bari kuvuga umushoferi se, umumotari. Nibo bashatse kuvuga, ntabwo bari kuvuga bari abo mu nzego za leta. Ese igisubizo cy'ukuri ni A, muri metero 50 nibura. Ese igisubizo cy'ukuri ni B, metero 100. Ese igisubizo cy'ukuri ni C, metero 150. Cyangwa se igisubizo cy'ukuri ni D, metero 200 nibura. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ahasigaye igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kawe. Asigaye uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese igisubizo cy'ukuri ni A? Ese igisubizo cy'ukuri ni B? Ese igisubizo cy'ukuri ni C? Cyangwa se igisubizo cy'ukuri ni D? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo. Ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cya nyacyo ni D, muri metero 200 nibura. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo uretse ku byerekeye imihanda irombereje y'ibisate byinshi n'imihanda y'imodoka, igice cy'umuhanda kiri hakurya y'umurongo mugari wera ucibwa ku muhanda ngo ugaragaza inkombe mpimbano zawo
kigenewe ibi bikurikira: a. guhagararwamo umwanya muto gusa, b. guhagararwamo umwanya munini gusa, c. guhagararwamo umwanya muto n'umunini, d. bibutsa ko uramutse ugize ikibazo turi gukosora ikizame nk'iki, ukagira ikibazo mwa ino video, wenda uri kureba ino video uri wenyine, nta wundi muntu wo kugusobanurira uhari, nta wundi muntu wo kugusobanurira wabaza, ushobora guhita utwandikira kuri 0789 935 1626 tukagufasha. D ikavuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Iyi ngiyi ni nkaho ariyo D. Urabona ko C ntago zaza ari ebyiri. Hano rero urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Ese igiso cy'ukuri ni A? Ese igiso cy'ukuri ni B? Ese igiso cy'ukuri ni C? Cyangwa se igiso cy'ukuri ni D? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Hano ndakeka ko wamaze kuba uhitamo igiso cya nyacyo. Ino ni nkaho ari D. Hano rero igiso cy'ukuri ni ikihe? Hano igiso cy'ukuri ni C, guhagararwamo umwanya muto n'umunini. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo ibimenyetso by'agateganyo bigizwe n'imitemeri y'ibara risa n'icunga rihishije bishobora gusimbura ibi bikurikira. Ese ibi bimenyetso by'agateganyo bigizwe n'imitemeri y'ibara risa n'icunga rihishije bishobora gusimbura iki mwa bino bikurikira? A. bishobora gusimbura imirongo yera irombereje idacagaguye gusa, B. imirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye, C. imirongo icagaguye n'idacagaguye ibangikanye, D. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Ese igiso cy'ukuri ni A. imirongo yera irombereje idacagaguye gusa. Ese igiso cy'ukuri ni B. imirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye gusa. Ese igiso cy'ukuri ni C. imirongo icagaguye n'idacagaguye ibangikanye. Cyangwa igiso cy'ukuri ni D. nta giso cy'ukuri kirimo. A ikaba atariyo, B ikaba atariyo, na C ikaba atariyo. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igiso cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ndakeka ko wamaze kwandika igiso cya nyacyo ku gapapuro. Ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo. Hano igiso cya nyacyo nta kindi ni B. imirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye. Dukomeje n'ikibazo cya 13 kirabaza ngo iyo bitagishoboka kubona muri metero 200 imodoka zikuruwe n'inyamaswa, ingorofani, inyamaswa zitwaye imizigo cyangwa zigenderwamo, kimwe n'amatungo bigomba kurangwa na A. imbere ni itara ryera, B. imbere ni itara ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rihishije, C. inyuma ni itara rimwe ritukura, D. ibisubizo byose nibyo. Bitagishoboka kubona muri metero 200 imodoka zikuruwe n'inyamaswa, ingorofani, inyamaswa zitwaye imizigo cyangwa zigenderwamo, kimwe n'amatungo bigomba kurangwa n'iki? Ese igiso cy'ukuri ni A. imbere ni itara ryera. Ese igiso cy'ukuri ni B. imbere ni itara ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rihishije. Ese igiso cy'ukuri ni C. inyuma ni itara rimwe ritukura. Cyangwa se igiso cy'ukuri ni D. ibisubizo byose nibyo. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko wamaze kwandika igiso cy'ukuri ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri ni D. ibisubizo byose nibyo. A niyo, imbere ni itara ryera, B niyo, na C niyo. Ikibazo gikurikiyeho cya 14 kirabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukora ahuye n'amatungo mu muhanda? Wari gutwara ikinyabiziga cyawe, ugeze imbere usanga intama, ihene byinjiye mu muhanda, wakora iki? A. vuza ihoni kugira ngo zihunge. Uvuza ihoni n'ubundi zirahita zimenya kuje ziruke. Ese urumva igiso kuri ari cyo? B. umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko zigatambuka. C. kwatsa amatara maremare kugira ngo utambuke wihuta mu buryo bushoboka bwose. D. vuza ihoni ukanyuraho witonze.
ese urabona hano igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese igisubizo cy'ukuri ni A? Ese igisubizo cy'ukuri ni B? Ese igisubizo cy'ukuri ni C? Cyangwa se igisubizo cy'ukuri ni D? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi ni B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko, yamara kugabanya umuvuduko akareka zigatambuka, kuko urabizi ihene nta bwenge zigira, intama nta bwenge zigira. Iki nicyo gisubizo rero cy'ukuri, uba ugomba kugabanya umuvuduko ukareka zigatambuka. Ikibazo cya 15 rero hano kirabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora abonye otobisi iri kuva aho zagenewe guhagararwamo, ikaba yari ihagaze ariko ikaba yari itangiye kuvamo. Wakora iki? A. Gukomeza iruhande kuko ufite uburenganzira bwo gukomeza. B. Gabanya umuvuduko maze ureke ikomeze. C. Ikabaza ngo gerageza unyureho kugira ngo atagutinza. D. Menyesha umuyobozi wa otobisi aguhe inzira. Ese urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Uri gutwara ikinyabiziga, uri umuyobozi w'ikinyabiziga, otobisi iri kuva ahantu hagenewe kugira zihahagarare. Ese wakora iki? Ese igisubizo cy'ukuri ni A? Ese igisubizo cy'ukuri ni B? Ese igisubizo cy'ukuri ni C? Cyangwa se igisubizo cy'ukuri ni D? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro neza. Hano igisubizo cya nyacyo ni B. Gabanya umuvuduko maze ureke ikomeze. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora mu gihe ahuye n'ikinyabiziga cyakije itara ry'umuhondo rimyatsa? A. Mu gihe ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo kitagishoboye kugenda. B. Mu gihe ikinyabiziga ndakumirwa giturutse mu kindi cyerekezo. C. Mu gihe ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo cyihuta. D. Kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. Ese hano igisubizo cy'ukuri ni A. Mu gihe ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo kidagishoboye kugenda. B. Mu gihe ikinyabiziga ndakumirwa giturutse mu kindi cyerekezo. Ese igisubizo cy'ukuri ni C. Mu gihe ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo cyihuta. Cyangwa igisubizo cy'ukuri ni D. Kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, uvuge ese uri umuyobozi w'ikinyabiziga ukabona ikinyabiziga cyakije itara ry'umuhondo rimyatsa, wakora iki? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri ni D. Kugabanya umuvuduko witegura guhagarara, kuko akenshi yatsa iryo tara ari nko kugira amenyeshe ko isanisha ashobora guteza ibyago bitewe n'icyo kinyabiziga cye wenda atwaye, kugira nyine akuburire ube wafata ingamba zo kwirinda. Rero kugira ufate izo ngamba, ikintu wowe ugomba gukora ni ukugabanya umuvuduko, ukaba witegura no guhagarara isaha n'isaha. Ikibazo cya 17 cyabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki mu gihe anyuzweho n'ikindi kinyabiziga? A. Gukomezanya umuvuduko wari ufite. B. Kujya iburyo. C. Kujya ibumoso. D. Kongera umuvuduko. Ese wakora iki? Utwaye ikinyabiziga cyawe wenda kiri kugenda gahoro, undi muntu ashaka kukunyuraho, yatangiye no kukunyuraho, weho wakora iki utwaye icyo kinyabiziga? Ese igisubizo cy'ukuri ni A. Gukomezanya umuvuduko wari ufite. Ese igisubizo cy'ukuri ni B. Kujya iburyo. Ese igisubizo cy'ukuri ni C. Kujya ibumoso. Cyangwa igisubizo cy'ukuri ni D. Kongera umuvuduko. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko umaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A. Gukomezanya umuvuduko wari ufite. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo umurongo w'umweru urombereje uciye hagati mu muhanda uvuze iki? Tegereza no muhanda
mbibutsa ko namaze no kubakorera video yo ku mashusho yo mu muhanda. Amashusho yose ndagendanya kubira hamwe, amashusho yose babaza. Iyo video namaze kuyishyira ku YouTube channel yacu Driving College School TV. Ikintu busabwa no gukanda subscribe kugira ngo ikintu cyose dushyizeho gishya ujye tukibona. Rero ino video y'aya mashusho yose babaza mu bizame namaze kuyishyiraho, mwagenda mukareba. Uwo muntu wayirebye ndakeka ko kino kibazo kigezeho agahita gikora. Umurongo w'umweru urombereje uciye hagati mu muhanda uvuze iki? Umuyobozi wese abujijwe kuwurenga. B. Abanyamitende bemerewe kunyuranaho. Se ikavuga ngo bundi ari amashusho yose nayakubiye hamwe, nta yandi mashusho aba mu gazeti nariya. Rero ni nayo akunda kugaruka. Ikintu busabwa ni ukugenda ugasubira kuri YouTube channel yacu ukareba video twashyizeho mbere. Se kuhahagarara biremewe. D. Guhindukira ku manywa. Ese urabona igiso cy'ukuri hano ari ikihe? Ese uriya murongo usobanuye iki? Ese igiso cy'ukuri ni A? Ese igiso cy'ukuri ni B? Ese igiso cy'ukuri ni C? Cyangwa se igiso cy'ukuri ni D? Hano rero ndakeka ko wamaze kuhandika igiso cy'ukuri ku gapapuro. Hano ndakeka ko wamaze kugihitamo. Hano igiso cy'ukuri ni A. Umuyobozi wese abujijwe kuwurenga. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ugeze mu isangano ry'umuhanda ugenzurwa n'ibimenyetso by'amatara yaka agasanga ataka cyangwa se adakora bibaho, yakora iki? Twaye ikinyabiziga ugeze hahandi haba hari ari amatara ayobora ibinyabiziga, haba hari ay'umutuku, ay'icyatsi n'ay'umuhondo agenda ayobora ibinyabiziga. Urahageze usanze yapfuye, wakora iki? Guca mu isangano n'ubwitonzi nkaho nta kimenyetso kikuyobora kirimo, witondera abandi bayobozi b'ibinyabiziga. B. Gutwara neza nta gutinda mu isangano. B. Guhagarara mu isangano no guha inzira abayobozi b'ibinyabiziga bituruka iburyo bwawe. D. Gucana amatara yose ndanga cyerekezo ugakomeza. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Ese igiso cy'ukuri ni A? Ese igiso cy'ukuri ni B? Ese igiso cy'ukuri ni C? Cyangwa se igisubizo cy'ukuri ni D? Ugeze ahantu kugira ibinyabiziga bitambuke bigenzurwa n'ibimenyetso by'amatara yaka, none usanze amatara atagikora, wakora iki? Ese igiso cy'ukuri ni A? Ese igiso cy'ukuri ni B? Ese igiso cy'ukuri ni C? Cyangwa igiso cy'ukuri ni D? Ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo. Ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano rero igiso cy'ukuri nta kindi ni A. Guca mu isangano n'ubwitonzi nkaho nta kimenyetso kikuyobora kirimo, witondera abandi bayobozi b'ibinyabiziga kugira ngo ubutabateza ibyago cyangwa ngo nawe witeze ibyago. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma kirabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agendera inyuma y'ikindi kinyabiziga akaba adateganya kukinyuraho, yakora iki? Imbere yawe hari ikinyabiziga ariko nta gahunda ufite yo guhita ukinyuraho ngo ujye imbere yacyo, wakora iki? Kandi urabizi umuhanda ntabwo aba ari uwanyu, uba uri gukoreshwa n'abandi bayobozi b'ibinyabiziga. None wakora iki? Kuguma inyuma y'icyo kinyabiziga hagati mu muhanda. Kuguma inyuma y'icyo kinyabiziga hagati mu muhanda. B. Kuguma inyuma yacyo kugira ngo yemerere ibindi binyabiziga gutambuka. C. Gutwarira inyuma ye umwegereye cyane kugira ngo ureke ibindi binyabiziga bibanyureho. D. Gutanga ibimenyetso ku bindi binyabiziga ko byabanyuraho. Ese urabona igiso cy'ukuri hano ari ikihe? Ese igiso cy'ukuri ni A? Ese igiso cy'ukuri ni B? Ese igiso cy'ukuri ni C?
cyangwa se igisubizo cy'ukuri ni D. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi, ndakeka ko wamaze kugihitamo. Hano igisubizo cy'ukuri ni B, kuguma inyuma yacyo kugira ngo yemerere ibindi binyabiziga gutambuka. Ndakeka ko iki kizame dukosoye uyu munsi ababanye nanjye Imana ikomeze ibaho umugisha, kandi mbibutsa ko ikintu muba musabwa ni ukutwandikira muri comment ikintu mushaka ko tubigisha, tugahita tukibigisha. Ibindi ni ukubibutsa ko amakode ari kuboneka aho waba uri hose mu gihugu, umwihariko wacu tugushakira kote tukanayikubikira, ariko nawe uyifite tukayikubikira mu gihe wenda telefone yawe yagize ikibazo ukaramuza kubuze message, kugira ngo uzabone ukuntu uhita uyibona bikorohereye, kugira ngo utazatanga n'amafaranga. Rero ndabashimira mwe twabanye, Imana ikomeze ibahe umugisha kandi bahe gutsinda mu byo mukora byose. Ndabakunda cyane.